ko mukora icyo kintu nibyo mboneye hafi urenda niba umboneye hafi ni bizinesi y'uwanjye bizinesi ngewe cyane bizinesi yanjye ejo bundi nshaka kunshaka mu rugo naje kugushaka mu rugo wowe ushaka se gushaka mbi wamfasha kureba ko mubari kuri butike none amakuru mfite wagiye amubaza iby'amakariso muri butike acuruza amakariso ese ibyo ngiye kubona n'ubwo warabishira Nyirashyano yambaye amakuru yose ntukabwire ndakwiyamye n'undi munsi uniyama ufite munsi inda nkawe ubona umaze igihe mu rugo rw'umugabo witwa ngo uri umugore utarabyara naragize njye nanagutwara n'inda ntunanyubahe nawe nitanga urubyaro uwo mwana wanyu urubyaro azi ko wanje ngo nubwire tangira ugira vuba utange n'indozi ahubwo ngiye bitanga yewe ako ukira ahandi iyo mubona simpazi ahubwo ureke kungendaho cyane ugenda oya gasore umunsi nzagusanga uzahotiza cyangwa nenda nyikuremo cyane iyindi nyikuremo imbere y'umugabo cyane imbere umwana wawe nta nyungu mfitiye njyewe mufitiye umwana icyo kintu kimwe urumva ngenda gusa tuzanyura mu rugo ukiza ajya gute nakubaye ikinyenda hasi abazima ababyeyi bari bazaza ikinyenda n'iryo jambo rakurikizwa mu Rwanda niba umwana avutse ntabwo ari ikinyenda ugenda gakeya n'undi munsi bakubwire hano ufite ubwenge bwinshi ikigihe nabi bwenge bukigihe akantu kananiwe kubyara ndimo ndakabyara kugenda washano ntabwo uramenya shane nakuzagukina akantu nta makuru ufite iyo ushaka nyine kwandika gatanu sibyo urabona ko nimeze umanura agakoni gutya wagera hano ugatambika ukagera gute gutya si urareba uko mbikoze hano ugahita utambikaho akandi gato akira bikore turebe yigana nyine ukurikije iyi ngiyi iruhande rwayo Zebede buri ikicucu komanyoko Zebede kamubwira iso ashobora kuba yarakundaga ikigage nukuri urebye umuntu akwitegereje iso ashobora kuba yari mu nzoga wa wundi ahubwo mubi cyane unarenza abandi ndetse reba ubwanwa ufite n'ingano yawe umuntu w'umugabo unanirwa no kwigana gatanu so Zebede ubu nubyara umwana ugasanga kurusha kwandika inyuguti none reka tujye kuri kane kanura yibona kane ndetse nyina banza kandi ugihuguka nawe ukurikira nk'umuntu w'umugabo wowe nizi ntoki zawe zimeze nk'ibikubate cya telefone baramamagara sinyamenya n'abantu bari umanura agakoni gutya sibyo barangiza ugahita utambikaho akandi sibyo noneho mo hano hagati urabibona ugahita umanura kandi ubihindikana tugeze kuri kane ze gatanu yose nyine nagira ngo nkwere gatanu nabonaga ari yoroshye none nayo yakunaniye ngaho nabyo byigana Zebede koko umuntu w'umugabo ufite umugore koko kuno ufite umugore w'igishongoro nako burazi kutaze gusoma no kwandika ko zitazambonye Zebede utazajya ngurira kana nzayikora buriza nakakugurira ariko sisubize ndetse Nyirashyano azaze yagiye kuzana imari ngaho nandika gusa nuko nakubwiye ko Zebede uzi ko taraza wakira ariko buretse nakubwiye ngo reka nkunone iyi nyuguti bayita u ugira gutya ibi nabyo birakunanira noneho iyi nyuguti bita i uzamura agakoni ukakamanurira kandi ugatambika gutya wabibonye hejuru ugahita ushyiraho akantu k'iki k'akadomo ako niko kadomo nari nzi ko akadomo ari kaba k'umuntu uzi kuri igicucu mani mu mutwe wawe nimba harimo amazi uri ikirahuri uri iki nani nyigisha nzase ku munwa wigeze ubona ku munwa w'abantu habaho akadomo mu Giswahili numvise abantu babiganira akadomo bavuga mu domo uzi ko ikimara mu akadomo akadomo inyuma dore nkweru fata dore noneho inyuguti yoroshye iyi nyuguti bita a umanura akantu gutya ugashomekaho akandi ugatambikamo akandi hagati nabyo bikunanira nakibonye hera urugabo ko nakibonye
ushobora kuba uvuka kure. hari icyapa nabonye cyanditse nyine ngaho byigane turebe dore ngaho gira gutya fata manura gutya na gutya neza ndabishoboye Zebede a ngaho uri uyisubirishe gutya man oya akuki Zebede reka tubireke Zebede reka nkubwire ushobora kuba nta kintu hano dore ibintu wazabishobora ubundi si wowe ni ukuvuga ko uzi byose none ushatse kuvuga ko njye mfite ubwenge nk'ubwawe ntawe umenya byose hanye mfite icyo nkurusha gusa nawe ndushikize Zebede utazi mu nyuguti zibaho nta nimwe uzi n'icyapa kikuyobora ntiwakimenya nahanditse toilet wowe ntiwanahamenya nahanditse restaurant wowe ntiwahamenya kuri kenkayori cyangwa kuri buca wowe ntiwanahamenya no kuri bar usibye kureba harimo amavideo wowe nta n'ikintu wamenya gusa nawe undushike babirya batenyene by'urukundo akura bizo ese ubu wowe undushike ndiye nkurushike Nyirashyano yarabimbwiye shari byakunaniye wowe ibikise Nyirashyano umugore wawe byose yarabimbwiye ibigize binyese bura wapi yuma wagera ngo nibyara kwamye n'ibikora amugira se kagira kuko mwanganiriyeho ayo makuru aragurishwa na Nyirashyano yabibwiwe na Nyirashyano yabibwiwe na yenda bizi nawe ibaza ibintu byawe bikaba byarageze kwa Nyirashyano bikaba byarangezeho akoze bite urumva byarangeze kuganira ibintu nk'abano natugira umuntu twumva nawe twumva tuza hano nakuzanye ni mwibanga ryanjye buriya kuva kera abantu b'abagabo baraganirana bakajyanirana inama bakakubwira ibibazo mu rugo nawe ukamufasha ibimugoye ukajya inama Zebede ngiye kukubwira ibanga kandi sinzajya nanjye nicyo mba nshaka ese ngiye babwiye ko nta munyamabanga nyine simva nkubwira urabona nabyirutse nsanga na kera kubwa Rudahigwa yima buriya Rudahigwa yima nari umuhungu mukuru buriya Rudahigwa yima ngiye nari mukuru kuko nasangaga abantu b'abagabo baganira ku bibazo hari icyo basangira bakagisangira none ngira inama nk'umuntu w'umugabo duturanye ariko ntumbeshye kuko urambeshye oyigize amateka afite nta mwana wegeraga abantu bakuru baganiraga wabimenya gute ese ntabwo neza ibyo bita history wowe kutabizi uko history ni ibintu bijyanye n'amateka nyine we ntabwo bizi kutize nyibwira dukomeze nyine urabona mfite ikibazo mbana nacyo kandi kimaze igihe iyo ngeze mu gihe cy'intuze cya bya bindi bita akabariro mu kinyarwanda igikorwa cya kindi gikorwa mu mubiri nyine cyabasha uhandekere nawe noneho inshuti yanjye ni ukuri byaranyobeye ako kanya nkimara gusa n'utunga inuze agatoki mu ntuze mu kirere akaboko gahita kongera kagahinamirana cyane uzi n'ikindi shaka amafaranga ngushakira umuti urumva hahandi noneho akaboko kazakwamirayo burundu ikongera kwinamirana mutumeze nyine mbwira umuti wama kandi nanjye nicyo mba ngira ngo nyongore shaka kanote ka gutya 500 oya ka 5 ka 500 se nizandaya ugiye kugura umuti ku buryo nahita nyira we nagubizi ndawukuvugutira urakira neza umva mwana mfase nyine gutuguye none se uwo muti uba muri farumasi ubahihe bajya muri farumasi ubaza banagufunga Rudoviko ko ejo bundi twaganiriye akambwira kuri icyo kibazo usibye ko nawe yanyoheje akambwira ngo kira kinini ngo banywa ngo abagabo ngo hanyuma ngo kikabatera imbaraga nyine ngo ku buryo ngo akanyabugabo ngo kamara ngo isaha kamera nk'uwaguze ya pake bita ntuze isanzure cyangwa ngo harimo aragushuka uzashiduka kuzana ikinini cy'ingurube nuzakinywa sajya ubyimba nk'urugurube neza na ka kaboko gakwamirayo kaburira numvise ngo abantu banywa biriya binini ngo birangiza binabishe ngo gacudutse duto two mu bwonko noneho ngo bikarangira bakwamye ngo burya banapfa barabiranye ngo batunguwe ngo bitewe na kiriya cy'iki kinini wivunika shaka kanote kebi 5 hari itike yanjye nayo kujya kuzana umuti kukorere neza ibyo byose byo wangwa akaboko karayinamirana kazaherayo mu muti wa kinyarwanda ariko se kushaka kuvumbayo wengewe wivumbayo wengewe amasakuza nubizi ko nabanga nzira we ukomeza kuvuga ngo imiti uvuga cyane uzigo we vuga gake ni umuti wa kinyarwanda ni umuti umeze ute
urashaka kuvumba yo wengewe nicyo ndimo nkubwira ntacyo ubwo reka nizere wowe yuko kora ibyo tuse ako ubundi wampaye avance oya reka nkwereke mfiteho hano 3,000 kuri mobile money sibyo kanze nzane telefone banza ugenda uyabikuze ndabazi muramo ncunga ngo sinize mukanyorereza message nasomesha bakambwira ngo sa amafaranga ni ya Tigo oya umva nyine ushaka amafaranga basi reka ngewe noneho nikoze ku mobile money kuko kuri bank mobile money se nubahe mobile money ni service ya MTN ifasha abaturage kubona kohereza no kubikuza amafaranga ku buryo bworoshye nkuko wajya kuri bank ukagira gute ukabikuza cyangwa ukabitsa reka rongo kuri telefone yawe abantu mwize muratukana